Si papa Cyangwe twaganiriye ko ashaka gukora iki gitaramo cy'imyaka 5 amaze mu muziki yabimbwiye agendeye ku kindi twari twarigeze gukorana nawe ari guturunga mu majyaruguru y'igihugu. Bahita batangaza gutya bisaba ko ikipe yose ibyicarira ikabishyiraho, ariko munsengera inshallah umwaka utanzagikore ko birakwiye cyane kuba abantu bose bamaze iminsi babi requestinga. Beats za instrumentals za hip hop, ariko zose ni hip hop music kubera ko once you want to go Africa, ushaka kuba a big African rapper, you need to jump in Afro beats. Nago agumuririmba mu ndirimbo zifite beats zisa nka ziriya zacu za Kenya trap. Twebwe njyana nuko impamvu bayikunze yari yacu, twayiyaranjagaho cyane ko twari turi kuvumbagura. Kubona collaboration yawe na Bushari ndetse na abo bita Nasrum irahenze ku buryo natwe abantu urwo rwego ruraturenze. Ariko nta collaboration ziri hanze y'u Rwanda, biragenda gute kugira ngo biboneke? Rwanda nange nkunda n'indirimbo yitwa featuring Satb yitwa iri kuri mixtape yanjye yitwa Muheto wa kabiri mushya yitwa Nobody. Karenze kuba ari imyaka 5 yawe umaze muri music nyarwanda, kandi baba bategereje abajene benshi bo hirya no hino, uretse kuba wahurijemo ibyamare by'abahanzi bitandukanye. Niki abazaze barebe show y'Icyangwe, azaba ari show y'Icyangwe. Urimo urashaka amafaranga kuri Threy cyangwa ni hip Eco Bloom TV? Yes, Threy umwe mu baraperi, umwe mu Trappish. Ese uziko na nubu hari abajene batari basobanukirwa Kenya trap na Trappish. Kenya trap na Trappish zose ni movement ziri. Kenya trap ni mukuru wa Trappish gatoya. Trappish ni abavandimwe ba loud sound. Noneho Kenya trap ni me and my brothers from Racial Music and Green Ferry. Niho movement yacu yavuye, niho bitandukanye. Avuga ko kantu bahite bagasobanukirwa ready. So rero turi mu gitaramo cyangwa se tuvuye mu kiganiro n'itangazamakuru, musobanura neza bizaba abigize igitaramo cya 5 years cya papa Cyangwe. Ni gisobanuro ki kuri wowe ndetse na papa Cyangwe? Ni gisobanuro gikomeye cyane kuri njyewe kubera ko umunsi papa Cyangwe twaganiriye ko ashaka gukora iki gitaramo cy'imyaka 5 amaze mu muziki yabimbwiye agendeye ku kindi twari twarigeze gukorana nawe ari guturunga mu majyaruguru y'igihugu, Musanze, Gisenyi, ndumva ngiye ariho hantu twakoranye. Kuva icyo gihe rero twabaye nk'abafatanyabikorwa kubera ko team ye narayishimye, mbona ni sawa, amasezerano bari bagiranye na team yanjye nabonaga ari ibintu byiza. Byatumye rero kuva icyo gihe tugira ubufatanyabikorwa burenzeho kuba twakora indirimbo, ahubwo twagakohereza ibindi bintu birenzeho nk'ibi ngibi byo gushyikirana no kugirana inama. So ntandukiriye gatoya kubera ko papa Cyangwe ari umu independent artist, afite label ye yoninze. Nta wundi muntu nkwiye gushyigikira usibye umu independent artist buri mu buzima busanzwe. Yes man, nicyo gihe cyacu. Yeah. Igitaramo cyawe ku giti cyawe bahita batangaza gutya bisaba ko ikipe yose ibyicarira ikabishyiraho, ariko munsengera inshallah umwaka utanzagikore ko birakwiye cyane kuba abantu bose bamaze iminsi babi requestinga. Yes. Arabajya bavuga ngo papa Cyangwe ngo si umuraperi ngo kubera ko ayivanga na Afrobeat na Afro hip hop ibintu nk'ibyo. Kuba umuraperi noneho bazi kuri culture ya hip hop aje kumushyigikira, byaba ari uguca impaka ko papa Cyangwe ari umuraperi? Ni ubundi rero ahanini abantu banareza ukuntu gutandukanye, ariko iyo umuntu afite signature ye yuko ari umuraperi ne beat zose agiyemo abarapamo, ni ibintu biri obvious ko aba ari umuraperi. Nkanjye maze umwaka wose nsora indirimbo, nago zose ariko ari beats za instrumentals za hip hop, ariko zose ni hip hop music kubera ko once you want to go Africa, ushaka kuba a big African rapper, you need to jump in Afro beats. Nago agumuririmba mu ndirimbo zifite beats zisa nka ziriya zacu za Kenya trap. Twebwe njyana nuko impamvu bayikunze yari yacu, twayiyaranjagaho cyane ko twari turi kuvumbagura cyane. Urakoze man. Okay, nifuza kubaza Racial Music igeze he kuri ubu ngo uko tutaheruka kubona? Racial Music iri side imwe muri business zitari iz'umuziki za sound engineering, kubera ko the boss Dizolast, my partner, the biggest partner, ari mu yindi nyine work wewe no mu producer. Hanyuma I'm representing Racial way music business nka career yanjye. Umwaka wose indirimbo zose nasohoye ni copyright ya Racial Music. Yes, ni njyewe mu artist uri active, ejo hazaba hari undi uri active, niko n'ubundi byahoze.
yeah. si n'uwo bitaga Angelo Jawanza. Angelo nawe ari gukora nka sound nuko nari ndi kubabwira, and interior designers, and Threy is working on some coming soon projects, so agomba umwanya we wo kugira zitegure neza ziteke so kubona collaboration yawe na Bushari ndetse na abo bita Nasrum irahenze ku buryo natwe abantu urwo rwego ruraturenze, so bitewe twese ni ikipe zacu, kubera ko ari ikipe ziba ziri in connect cyane, zihura buri gihe n'isaha, dutegereje kumenya igihe bazadushyira kuri misiyo yo kubaseriva izo ndirimbo. Threy muri collaboration ziri hanze y'u Rwanda turakubara hanze hano mu Rwanda waciye impaka, ariko nta collaboration ziri hanze y'u Rwanda, biragenda gute kugira ngo biboneke? Rwanda nanjye nkunda n'indirimbo yitwa featuring Satb yitwa iri kuri mixtape yanjye yitwa Muheto wa kabiri mushya yitwa Nobody. Yarasohotse? Nobody yarasohotse, ni nayo nini ifite numbers kuri mixtape n'ubundi. Ntago twayishutinze kubera ibibazo by'ibirere n'ibibazo bya politike, ariko it was the biggest for sure. Aka baraperi bajya babashinja kudakora ngo video z'amashusho ubundi bigende bite. Dukunda kwigaragaza cyane nk'abandi bose, ntago dukunda kwibonekeza cyane. Hari n'igihe dutanga ubutumwa tukishimiye iyo bwageze ku bantu, ntago ari ngombwa kwibonekeza. N'ubu mfite isoni za kamera yawe. Yes, yitwa Threy rero yagarukaga n'ubundi kuri byinshi bimaje kuvugirwa no mu kiganiro n'itangazamakuru cy'imyaka 5 years cya Papa Cyangwe. Birumvikana igitaramo giteganyijwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2025, akaba ari igitaramo kizaba kirimo abahanzi batandukanye, barimo Riderman, barimo Impano, barimo Threy, barimo Racine, ewana n'abandi benshi cyane, banagaruye na Capro P the Great, Pifra, Mafia Lanti. Ni umuraperi utaruherutse kugaragara ku rubyiniro hano mu Rwanda, bivuze ko Papa Cyangwe agiye guhuza bamwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda, ariko kandi azanyemo navuga new generation nka Racine Rwanda, n'umuraperi benshi bakunda kubona cyane kuri stage ariko w'umuhanga, ariko kandi hakaba harimo n'uwitwa Maranimanzi, nawe numwe mu bahanzi bameze neza hano mu Rwanda. So mbahaye rero ikaze muri iki gitaramo, ku buryo niba uri i Kigali, uri mu ntara, ugomba kuba uhasesekaye. Ndacyari umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi, iyi ni Ecoblom TV, hasigaye dukomeza tubane mu biganiro bitandukanye byose bigomba kugeraho umunsi kundi. Subscribe ni ngombwa, notification ni ingombwa cyane. Dukurikire umuryango w'abarenga 22 biyemeje kudukurikira kuri TikTok, Instagram na hano kuri YouTube, hose uhadusange. Ndagushimira cyane kuba komeza kunyereka ko ubana nanjye mu biganiro by'amakuru n'imyidagaduro. Salut. Yego murakoze. Kucyo wambajije cyo kuba